Mu nyanja ya Atlantique hari agace kagizwe n'ibirometero birenga miliyoni hagati ya Floride akitwa Bermuda ndetse na Puerto Rico. Ni agace gakoze nka mpande eshatu. Wumvise aka gace ntibyakoroha guhita wumva impamvu kagarukaho kenshi, kuko kuba ari agace byonyine cyangwa ari ahantu mu mazi birahagije ngo byumvikane ko ari ibintu bisanzwe. Gusa aka gace ko ntigasanzwe. Gasa n'akamaze kurenga imitekerereze ya muntu mu binyejana byinshi by'imyaka bishize. Bakita Triangle de Bermude. Hashize imyaka irenga 500 aka gace ariyobera kuri benshi. Ni agace kamize amato arenga ibihumbi n'indege nyinshi cyane zagiye zikanyura hejuru zigahanuka zikagwamo ntizigire ikimenyetso zisiga hejuru. Gasa na nyina ntarengwa kuko ntawe uzi kirimo, gikurura kikanyuze hejuru cyose. Benshi bagiye bapfa bucece kandi mwibanga bagashira muri uko kuzimu kwayobeye abatari bake. Benshi bakise imva ya Bermuda kubera umubare w'abantu kariye. Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ikihisha aho hantu. Benshi bagiye bavuga ko hashobora kuba hari amashitani akurura ikihegereye. Abandi bavuga ko hari ibiremwa bidasanzwe biri muri ayo mazi byaturutse mu isanzure. Hari abagiye barokoka aka gace bakavuga ko bagiye bumva imbaraga zidasanzwe zangiza kandi zikajegeza cyane ubwato cyangwa indege barimo. Nta butabazi bukorerwa wageze muri Triangle de Bermude. Uwahinjiye arapfa kuko abagerageje gutabara nabo bahasiga ubuzima. Abarokotse ntibabaga bagezemo kuko benshi bahageze bari mu mva z'indege n'amato byashaje byagiye bibabanziriza ku ndiba ya Atlantique. Ni izihe mbaraga zidasanzwe zatumye aka gace gahinduka imva ikomeye y'ikiremwa muntu? Umuntu yakwizera ko hari ibiremwa bidasanzwe biba muri aka gace, cyangwa nibiza bisanzwe biterwa n'imiterere y'isanzure n'isi muri rusange? Kubera iki ibi byose biba mu kazinga k'amazi menshi y'inyanja ngari nka Atlantique? Murakaza neza mu gace kamayobera. Ndi Ismael mwanafunzi. Byose byatangiye kumenyekana mu gihe cya Christophe Colomb wavumbuye Amerika. Hashize imyaka igera kuri 500. Impanuka no kuburirwa irengero ko ibyagiye bihanyura byaburiwe ibisobanuro. Mu 1963 ubwato bwitwaga Silver Queen bwapimaga uburebure bwa metero 130 bwari butwaye abantu 39 bwaburiwe irengero ubwo bwanyuraga muri Triangle de Bermude. Hashize amezi 6 indege ebyiri z'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zo mu bwoko bwa KC-135 zanyuze hejuru y'aka gace zihanuka byihuse baziburira irengero. Hadashize igihe kinini ubundi bwato bunini bwitwaga Good News bwari bwikoreye toni 2500 z'ibicuruzwa bwari gitiye muri aka gace. Mu 1948 indege yo mu bwoko bwa DC-3 yajyaga Miami itwaye abantu 36 nayo yahanukiye muri aka gace iburirwa irengero mu gihe yari imaze guhabwa amabwiriza yo kugwa hafi aho. Mu mwaka w'1986 umugore n'umugabo bari mu kadege gato bavuze ko bari mu gace kari hagati ya Bermude na Floride bakumva ibintu bibakurura. Iburirwa irengero rihambaye ryabaye muri aka gace hari mu 1945 biba ku ndege 5 z'abanyamerika bitaga Avenger zo muri escadre ya 19 mu ngabo za Amerika. Turi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Izi ndege zari zigiye gukorera imyitozo hejuru ya Triangle de Bermude mu nyanja ya Atlantique. Turi mu kuboza mu 1945. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. On s'est perdu après ce dernier virage. Pour Everglades à FT-28, lieutenant Taylor, vous me recevez? N'abapilote bari batwaye izo ndege ubwo bari bageze hejuru y'aka gace ka Bermude mu nyanja ya Atlantique. Bari batangiye kumva ibintu bidasanzwe bibakurura. Uyu yitwa Lieutenant Taylor, umupilote w'umuhanga cyane. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. Akuma kacu kayobora indege ntikarimo gukora. Tumaze kurenga ahantu hari akarwa kandi mu by'ukuri ntituzi aho turi. Nous venons de survoler une petite île. Nous ne connaissons pas notre position. Il semble que nous soyons perdus. Ntiturimo gushobora kwiyobora, ntituri kubasha kubona uburengerazuba, turimo kujyanwa mu majyaruguru tutabishaka kandi ntitubasha kwiyobora. On n'arrive pas à retrouver l'ouest. Impossible de s'orienter. Yasabaga ko bamufasha kugira ngo abone ahagwa kuko yakurwaga n'imbaraga nawe atazi. Yabonye ubwato hasi mu mazi ibumoso bwe. Ajya kuburirwa irengero yavuze ko none habonye urumuri byasaga naho abonye inzira. Indege ye n'izindi byari kumwe zahise zimanuka bucumu ziburirwa irengero. Hari saa 1:04 z'umugoroba. Ibi iyo byajyaga kuba
abajyaga gutabara no gushaka imirambo nabo ntibagarukaga. Izi ndege zikimara kugwa, abategetsi ba Amerika bohereje indi ndege mu butabazi itwaye abantu 13, nayo ntiyagarutse. Iki cyabaye kimwe mu byago bikomeye byabaye ku ndege z'intambara bibereye muri Triangle de Bermude. Abahanga mu gukora ubushakashatsi bavuze ko iyo yari impanuka idasobanutse nabo batabonera ibisobanuro. Bikiba abantu batekerezaga ko abapilote b'izi ndege baba bashimuswe n'ibiremwa bidasanzwe by'amayobera ngo byaba byaraturutse mu isanzure bizwi nka OVNI, objet volant non identifié. N'imiryango yabo yatinze kwemera ko bapfuye kuko nta kimenyetso na kimwe cyabyerekanaga usibye kutababona byonyine. Nyuma yo kubura aba bantu bose ndetse n'abagiye kubashaka, hashize imyaka 50 igisirikare cya Amerika kitarava ku izima cyasubiye gushaka ibisigazwa bya za ndege ngo kinavumbura icyaba kishe muri kariya gace kamaze kurya benshi. Bakoze ubwato bufite ubushobozi buhambaye mu guhangana n'imihengeri, babwise Deep 6. Babwohereje hafi ya Triangle de Bermude. Graham Hawkes niwe wari kapiteni w'ubu bwato. Yasaga n'igiharamagara kuko nyuma yo kubona ibyabereye muri Triangle de Bermude byakekwaga ko nta wakwemera kuhajya noneho ku bwende bwe. Yari umuvetera mu bakapiteni bakoraga akazi k'ubutabazi. Kugira ngo azagere ku ntego yari yihaye, byabaye ngombwa ko yifashisha John Mayer. John Mayer yari umupilote w'indege z'intambara muri Vietnam. Uyu yahisemo ko bakoresha uburyo bwo gukusanya amakuru y'ako gace kuva mu myaka ya kera. Nakusanyije buri kimwe cyashoboraga kumbera ikimenyetso. Nashatse amakarita y'aho hantu mu mwaka w'1945 mbasha kumenya ibyari byarahindutse maze mbihuza no kwameza ubu. Et j'ai reproduit ces variations au demi-degré près. Yari operation ikomeye ku buryo umwe muri aba bagabo yavuze ko nibabona ibisigazwa by'izi ndege azakuramo ingofero yambaraga akayitapfuna kugeza ishize. Izi ndege z'Abanyamerika zijya kuburirwa irengero. Abandi basare bari hafi aho bavuze ko mu buzima bwabo kuva batangira kuroba no gukora akazi karebana n'amazi batari barigeze babona inyanja y'ibirindiro nk'uko byari bimeze icyo gihe. Byatumye bavuga ko abapilote bari batwaye izo ndege nta kosa na rimwe bagomba kuba barakoze. Aba bagabo babiri bakoze akazi k'imyaka 5 bahigaho ibisigazwa by'izi ndege byaba biherereye. Gusa ntibigeze binjira muri aka gace ka Triangle de Bermude. Bashyiraga ubwato bwabo ku nkengero z'aka gace maze bagakoresha ikoranabuhanga bakareba ibiri munsi y'amazi. Inshuro nyinshi babonaga ibisigazwa by'indege munsi y'amazi, babizamura bagasanga si za zindi bashakaga. Kugeza ubu nta muhanga n'umwe wari waragaragaje ikihishe muri kariya gace gikurura ikihegereye cyose. Graham Hawkes yaje gufata icyemezo cyo kujya munsi y'inyanja ari wenyine. Yari yarakoze ikintu kimeze nk'indege ariko gifite ubushobozi bwo kujya munsi y'amazi y'inyanja. Yageze yabona indege yatekerezaga ko ari imwe muri za zindi zaguyemo mu ntambara ya kabiri y'isi. Avuga ko iyi ndege y'intambara yabonye yari yarangiritse ku buryo intebe y'umupilote yari iri mu idirishya bisa naho hari ikintu kidasanzwe cyabanje kuyijegeza mbere y'uko igwa. Yayizamuye yishimye kuko yumvaga yesheje umuhigo. Akigeze imusozi nyuma y'iminsi 2 yatumije ikiganiro n'abanyamakuru atagiye kwivuga ibigwi kuko yazamuye indege yari yaraheze muri Triangle de Bermude. Ahubwo yashakaga kubabwira ko yibeshye akazamura indege itariyo. Ubu rwose turi mu kwicuza kwinshi tubabwira ko indege twabonye itariyo mu za gisirikare zazimiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ukwibeshya kwari gukomeje kwiyongera mu bashakaga kuvumbura ikishi nyuma ya kariya gace. Abakoraga aka kazi bari batangiye kujya bafatwa nk'abasazi kuko bari bamaze imyaka myinshi bajagajaga indiba ya Atlantique ariko ntacyo bageraho. Bageze aho bafata icyemezo cyo guhagarika ibi bikorwa byo gushakashaka iby'izi ndege byashoboraga no kuba inzira yo kumenya ikiri muri kariya gace. Gusa bakivayo bavuze ko munsi y'iriya nyanja hari ibihumbi by'indege n'amato yagiye agwayo mu bihe bitandukanye. Ibisigazwa byabyo byabaye amacumbi y'udukoko dutandukanye dutuye munsi y'amazi. Muri iyi nyanja ya Atlantique agace gahuza Bahamas na Floride niko gakemangwa cyane kuko